bashiki bacu nongeye kubaramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Twongeye gushimira Imana nkuko twabisabye ubushize ko iduhaye akanya dukinguriye umuryango kugira ngo twongere dusangire ijambo ry'Imana. Cyumweru ni kigufi kandi si kigufi, tuba twaciye mu ntambara zitari zimwe, ariko Imana yatuneshereje ikaba itwemereye kugira ngo twongere guterana, guhurira kuri aya meza y'umwami kugira ngo atumanyurire umutima w'ubugingo nk'uko twabimusabye. Turayishimira. Nkaba mbibutsa ko kibwirizwa tukirimo kivuga ngo guhishurwa k'ubwiru bw'Imana, la révélation du mystère de Dieu. Turasaba Imana kugira ngo y'ubwayo nyiri jambo dushoboze kugira ngo ijambo duteguriye uyu munsi iritugaburire mu mbaraga zayo. Reka dusenge. Turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo, mukiza ubuntu n'imbabazi, ko waduhaye guhumeka, ukaduha gushaka no gukora, ukadushoboza mwami, ukaduha akakanya kugira ngo wongere utwishurire mu ijambo ryawe. Ndagusaba kugira ngo ube hafi yanjye, uhagarare hano mwami, ubwawe umanyura umutima uko usanzwe ubikorera abana bawe, uko wishuriye abana bawe mu nzira y'Emawusi, uko wishuriye abana bawe batubanjirije, uko utwishurira n'ubu mwami. Niwe mwungeri mwiza uragira intama zawe, niwe uzahari ubwatsi butoshye, niwe uzahari umwaro amazi adasuma, niwe mwami ugabura abana bawe tugahaga. Ndagusaba kugira ngo uhagarare hano wishyure mu ijambo ryawe, utugaburire, utangirane nanjye muri aka kanya kandi usozanye nanjye. Wumvira ijambo wese umuhe umugabane umukwiye. Nkaba ngushimiye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turasoma mu Bakolosayi cya kabiri guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 10. Abakolosayi igice cya kabiri guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 10. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Kinyarwanda, Kolosai cya kabiri murongo wa mbere. Ndashaka ko mumenya uburyo mbarwanira intambara mwebwe n'ab'Ilawodikiya ndetse n'abatarambona ku mubiri bose. Uyu mwene data Paulo uvuga. Au verset 2. Enfin, qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Murongo wa kabiri hano mu Bakolosayi cya kabiri. Kugira ngo imitima yabo ihumurizwe ubwo bafatanirije hamwe mu rukundo, ngo bahabwe ubutunzi bwose bwo kumenya neza mu mitima yabo, bamenye ubwiru bw'Imana ari bwo Kristo. Verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Murongo wa gatatu. Muri we nimo ubutunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bwahishwe. Ahangaha rero turisunga Igifaransa kuruta iki Kinyarwanda kuko hari icyo baturiganyije. Au verset 2 il est écrit, en fait qu'ils aient le cœur rempli de consolation, kugira ngo bagire umutima wuzuye gozwa, qu'ils soient unis dans l'amour, babumwe mu rukundo, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Et enrichi d'une pleine intelligence, kugira ngo batungishwe no kumenya kuzuye, pour connaître, kugira ngo bamenye le mystère de Dieu, ubwiru bw'Imana, savoir Christ.
batungishwe bagira ubutunzi bwuzuye, enrichi d'une pleine intelligence, batungishijwe no kumenya kuzuye, pour connaître le mystère de Dieu, kugira ngo bamenye ubwiru bw'Imana, virgule, savoir Christ, aribwo Kristo, umuntu ushoboye kumenya ubwiru bw'Imana aribwo Kristo, ni uba ufite kumenya kuzuye kandi abamenye ubwiru bw'Imana aribwo turimo kubwiriza muri aka gatondo. Niyo mpamvu tugera gutya tukifashisha ururimi rw'igifaransa, kuko ahangaha mu kinyarwanda byanashoboka ko baba barabisobanuye nabo baba badashyikira cyangwa batarahawe uko guhishurirwa ko kumenya ubwiru bw'Imana, bigatuma banyerera. Turasubiramo, ni mu Bakolosayi igice cya 2, turongera dusubire ku murongo wa 1. Pawulo arimo kuvuga intambara arwanira bene data. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Ndagira ngo rwose mumenye neza intambara mbarwanira. Nyarwanda hano baravuze ngo ndashaka ko mumenye uburyo mbarwanira intambara, mwebwe n'ab'Ilawodikiya ndetse n'abatarambona ku mubiri wose. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Paulo afite urugamba arwana, ari mu masengesho mu buryo bwose, afite icyo asaba Imana, asabira abana b'Imana. Umurongo wa 2 arakivuga, enfin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, kugira ngo bagire umutima wuzuye guhozwa, kugira ngo imitima yabo ihumurizwe. Enfin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, kugira ngo bagire umutima wuzuye guhozwa marira. Hari ikintu gigomba kubahoza, ni ikihe? Qu'ils soient unis dans l'amour, kugira ngo babe umwe mu rukundo, et enrichis d'une pleine intelligence, kandi batungishwe no kumenya kuzuye, pour connaître le mystère de Dieu, virgule, savoir Christ, kugira ngo bamenye ubwiru bw'Imana aribwo kumenya, kugira ngo bamenye ubwiru bw'Imana, pour connaître le mystère de Dieu, virgule, savoir Christ, kugira ngo bamenye ubwiru bw'Imana aribwo Christ, pour connaître le mystère de Dieu, virgule, savoir Christ, kugira ngo bamenye ubwiru bw'Imana aribwo kumenya Kristo. Nshingiye kuri iri jambo no ku kibwirizwa turimo kivuga ngo guhishurirwa ubwiru bw'Imana, la révélation du mystère de Dieu. Nshingiye kuri iri jambo Pawulo abwira Abakolosayi, ubwiru bw'Imana ni Kristo. Iyo umuntu abonye Kristo mu ijambo rye aba hawe kumenya ubwiru bw'Imana. Nibyo Pawulo asabira Abakolosayi, kandi Abakolosayi ni bene data. Nibyo Pawulo natwe yadusabira, nicyo Imana idushakaho. Mwese abumva iri jambo mumenye ko ubwiru bw'Imana ari Kristo, kandi itorero ry'Imana ryahawe kubumenya. Enfin, qu'ils aient le cœur rempli de consolation. C'est encore l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 2. Enfin, qu'ils aient le cœur rempli de consolation, kugira ngo bagire umutima wuzuye guhozwa. La consolation, un cœur consolé. Il y a consolation parce qu'il y a combat. Cet évangile a été prêché dans beaucoup de combats. Ubutumwa bwiza bw'ukuri
bwabwirijwe mu ntambara zikomeye. Pawulo asabira abana b'Imana kugira ngo ibaye guhishurirwa, ibaye kugira kumenya kuzuye, bamenye ubwiru bw'Imana aribwo Kristo. Nibagira kumenya ubwo bwiru bw'Imana, bazaba bagize une pleine intelligence, bazaba bagize ubwenge bwuzuye. Ibindi byose ntacyo bimaze, ariko ubonye Kristo mu ijambo rye, ababonye kumenya, ababonye ubwenge, ababonye guhishurirwa, ababonye umucyo. Nta murongo n'umwe wo muri Bibiliya, nta cyamusitaza na kimwe mu byanditswe. Ubonye ubu bwiru, ubonye Yesu Kristo mu ijambo rye, ababonye kumenya. Niyo mpamvu icyo abari b'abanyabwenge bahuriyeho ni ukuguhishurirwa. Rivière des sages, ubu bwenge ni ukubona Kristo mu ijambo rye. Nibyo Pawulo asabira abana b'Imana, nibyo natwe dusaba Imana ngo iduhe, nibyo nsaba Imana ngo wumvire ijambo wese imuhe kumenya iri banga, imuhe kumenya ububwiru, imuhe kumenya kubona Kristo mu ijambo rye. Colossiens chapitre 2 verset 2. Enfin, qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Ku murongo wa mbere yarimo bavuga ati intambara mbarwanira mwebwe abatarambona n'abarewodikiya, nuko nsaba Imana kugira ngo ibahe umutima wuzuye guhozwa, qu'ils soient unis dans l'amour, bahumwe mu rukundo, et enrichis d'une pleine intelligence, kandi batungishwe no kugira ubwenge bwuzuye, pour connaître le mystère de Dieu, virgule, savoir Christ, kugira ngo bamenye ubwiru bw'Imana aribwo Kristo. Au verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Oh, alléluia! Et enrichi d'une pleine intelligence, batungishwe n'ubwenge bwuzuye, pour connaître le mystère de Dieu, kugira ngo bamenye ubwiru bw'Imana, savoir Christ, aribwo Christ. Maintenant, au verset 3, l'apôtre Paul continue en décrivant son mystère. Verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse. Atubwiru buhishwemo ubutunzi bwose bw'ubwenge no kumenya. Kanumve hano mu Kinyarwanda uko babivuze ku murongo wa 3. Abakolosayi 2 murongo wa 3. Muri we ni mu butunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bwahishwe. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors. La dernière partie du verset 2. Colossiens chapitre 2, verset 2, in fine. Dernière partie du verset 2. Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, kugira ngo bamenye ubwiru bw'Imana aribwo Christ. Mystère dans lequel sont cachés. Muri ubwo bwiru niho hahishwe tous les trésors de la sagesse, ubutunzi bwose bw'ubwenge, et de la connaissance, no kumenya. Uwavuga ashingiye kuri iri jambo ku itorero ry'Imana nzima, umugeni wa Yesu Kristo ari utunze ubwenge bwose no kumenya kurusha abahanga bose bo ku isi, ntabwo yababeshe bagaze kuri iri jambo. Itangiriro ry'ubwenge no kuba Uwiteka. Abana b'Imana bahishurirwa bafite ububwiru, nibo abanyabwenge kuruta abajya ku kwezi, kuruta abashaka kujya kureba ko kuri Mars hazaturwa, kurusha abakora ibyogajuru. Aba bana b'Imana bahawe ijambo ry'ubuhanuzi bakabona Kristo mu ijambo rye, nibo bahanga, nibo banyabwenge. Au verset 3. Mystère dans lequel sont cachés
tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Quel est son mystère? La dernière partie du verset 2. Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ubugiru. Abana b'Imana, itorero ry'Imana bwawe kumenya nibwo Kristo. Ni ukuvuga ko muri Kristo nyine ariwe muri ubwo bwiru hahishwe tous les trésors de la sagesse, ubutunzi bwose bw'ubwenge, et de la connaissance, no kumenya. Ibi ni ibintu bikomeye. Umwana w'Imana wahishuriwe ijambo ry'Imana, mwene data na mucici wanjye unyumva, nk'uko Dawidi yabivuze muri Zaburi 119 ngo ijambo ryawe Mana rindutira zahabu yose na feza yose. Zahabu yose uzasome neza muri Zaburi 119, ijambo ryawe rindutira zahabu yose na feza yose. Uyu munsi ubonye akazahabu gakeya ubu muherwe. None Dawidi aravuze ngo ijambo ryawe rindutira zahabu yose na feza yose. Nibyo Paulo anavuga. Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, kugira ngo tumenye ubwiru bw'Imana aribwo Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse. Ati muri ubwo bwiru niho hahishwe ubutunzi bwose bw'ubwenge et de la connaissance, no kumenya. Au verset 4. Je dis cela, vous idiots, afin que personne ne vous trompe dans des discours séduisants, kugira ngo hatagira ubashukisha amagambo yo kubeshya. Colossiens chapitre 2 verset 4. Abakolosayi 2:4. Mvugiye ibyo kugira ngo hatagira ubashukisha amagambo yoshya. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Amagambo areshya yo gushukana adafite ikintu kirimo. Mu gihe umuntu yigisha abantu ijambo ry'Imana atayishuriye ububwiru, ababwira ubusa, ababwira amagambo yoshya, afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Au verset 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Nubwo tutari kumwe mu mubiri, ariko mu mwuka turi kumwe. Voyons avec joie le bonheur de qui règne parmi vous. Ndeba binejeje n'umunezero gahunda nzima iri hagati yanyu, et la fermeté de votre foi en Christ, no gushikama ku kwizera kwanyu muri Yesu Kristo. Verset 5. Murongo wa 5 mu Kinyarwanda. Kuko nubwo nari kumwe namwe mu mubiri, ndi kumwe namwe mu mutima. C'est bon. Nishima kandi mbona gahunda yanyu nziza n'uburyo mushikamye mu kwizera Kristo. Verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez à lui. Nkuko mwakiriye umwami Yesu Kristo abariko mugendera muri we. Au verset 7. Étant enraciné et fondé à lui, et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Verset 7. Murongo wa 7 mu Kinyarwanda. Mushorere imizi muri we kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera nk'uko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Mushorere imizi muri we, mwubatswe muri we, étant enraciné et fondé en lui. Kristo niwe
urufatiro rwo kwizera kw'abana b'Imana, gukomera kw'itorero gushingiye mu guhishurirwa ububwiru. Niyo mpamvu umwami wacu Yesu Kristo yabivuze muri Matayo 16 umurongo wa 18 ati nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Yari amaze kubwira Petero ko atari inyama n'amaraso bitumye amumenya, bitumye ahishurirwa ububwiru bw'Imana ko ari Data wo mu ijuru. Arangije aravuga ngo nzubaka itorero ryanjye aho ngaho mu kumenya ubwo bwiru kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Étant raciné et fondé en lui, mushoreye imizi kandi mwubatswe muri we, affermi par la foi, mukomejwe no kwizera. Iyo itorero rifite ububwiru, iyo itorero rihishurirwa n'ijambo ry'Imana, rikabona ububwiru bw'Imana, rikabona Yesu Kristo nk'uko tumaze kubisoma mu kanya, riba rifite ubwenge bwose no kumenya, riba rifite ubutunzi bwose. Isi n'ijuru bizashira. Umwuzure umwe ushobora gusenya umujyi wose, n'amabanki yose, n'amazahabu yose akatwarwa, n'aba nyirabyo bose bakajya kuzimu. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo isi n'ijuru bizakurwaho ariko ijambo ryawe rizahoraho iteka ryose. Umugaragu w'Imana Pawulo avuga ngo muri ubwo bwiru niyo hahishwe ubutunzi bwose. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Avuga ngo muri ubwo bwiru niho hari ubutunzi bwose no kumenya. Pawulo ntabwo akabya, umwana w'Imana wahishuriwe ububwiru ntiyicuza. Niyo mpamvu umwami wacu Yesu Kristo atatinye kubwira abigishwa be ati udankurikira, udasize ibye byose ngo yikorere umusaraba ankurikire, ntaba akwiye kuba ari uwanjye. Niyo mpamvu Zakayo wa wundi wishyuzaga imisoro, wa wundi wuriye igiti kugira ngo arebe umwana w'umuntu arimo guhita, wa wundi Yesu yabwiye ngo Zakayo ururuka. Ibyo biri muri Luka 9. Zakayo ururuka. Wa wundi yabwiye Yesu Kristo amaze kubona ubu butunzi ati ndagira ngo umuntu wese mfitiye umwenda mwishyure inshuro enye n'ibisigaye byose mbihe abakene. Nuko yari amaze kubona ubutunzi buruta ubundi, nk'uko twabyumvise ubushize. Comme nous l'avons entendu la fois passée, le déclenchement d'un appel original, c'est la révélation. Imbarutso y'umuhamagaro w'umwimerere ni uguhishurirwa. Umuntu wahishuriwe atangira neza, nta kigirwamana bika mu buzima bwe, aba yabonye ubutunzi buruta ubutunzi bwose. Niyo mpamvu Zakayo yavuze ati uwafitiye umwenda ndamukubira 4 n'ibisigaye byose mbihe abakene. Ariko umwami abonye iyo mbarutso, abonye uwo mushibuka, abonye ukuntu ahagurutse, ijambo ry'Imana ratubwira ngo ajya kurarayo. Buriya yaravuga ati wowe ibyo byo kuvuga ngo uramukubira 4 we mwishyure gusa, kandi ibyo kuvuga ngo byose urabigaburira abakene, nawe uracyafite umubiri, uracyafite urugo, genda gake. Ariko ibyo ari byo byose ntabwo nzi niba ikiganiro baganiriye, ariko ndibaza ko ubuhamya bwa Zakayo bwerekana ko yari yahishuriwe. Kubera ko iyo ubonye ubu butunzi ibindi byose bihinduka ubusa. Iyo ubonye ubu butunzi nta wundi mugozi w'ikigirwamana wagufataho. Niyo mpamvu Zakayo yavuze ati yewe ni nko kuvuga ati ndi umuhemu, kuko yavuze ngo abantu bose mfitiye ibyabo ndabakubira 4. Mbonye umutungo, mbonye ubukire, mbonye amahoro, mbonye consolation, mbonye guhozwa, ndababariwe, mbonye ikiruta byose. Aya mayezi uyu mwanda byose ndabisiga. Uwafitiye umwenda ndamukubira 4,
ibisigaye by'abakene ko jyewe nabonye Kristo ari we l'auteur, muri we niho hari au verset 3, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Muri we niho ubutunzi bwose bwo kumenya uri. Ati mbonye ikibiruta byose ndabisiga. Nimubisoma muri Luka 9 byanditswe biravuga ngo Yesu ajya kuri ari we. Mbega ubuntu, mbega umugisha, umuntu w'umujura, umuntu wari wuriye igiti, ariko muhamagaro umubande uhamagara undi mubande. La profondeur appelle la profondeur. Zakayo yari umugabo ukora mu misoro wubashwe. Abana nibo tumenyereye kuburira ibiti kugira ngo barebe abahisi n'abagenzi. Impamvu yuriye igiti, muri we hari umubande ukururana n'umubande uri muri Kristo. Niyo mpamvu yumvise bamuvuga, baravuga bataraje yuriye igiti. Ahageze Yesu arararama aravuga ngo Zakayo. Ntabwo Yesu yagiye kubaza nguriya muntu yitwa nde. Yesu ni Imana azi byose. Niwe wundi wabwiye Natanayeli atakiri munsi y'igiti nakubonye. Bene data nanga bajiki banjye munyumva, ntawe ubona ububwiru atomboje, ntawe ubona ububwiru ataratoranijwe, ntawe ubona ububwiru atazwi n'Imana. Imana ya Zakayo, Imana ya Natanayeli, Imana ya Petero yamubwiye ngo si inyama n'amaraso, ni data wo mu ijuru ubiguhishuriye. Iyo niyo Mana y'itorero, iyo niyo Mana y'umugeni, iyo niyo Mana yanjye, iyo niyo Mana yawe, iyo niyo Mana y'intore, abana b'Imana bose. Iyo Mana izabereka ububwiru. Haleluya. Uwiteka ahimbazwe. Le Dieu de Nathanaël, le Dieu des Zachée, le Dieu de Pierre, c'est ce Dieu-là qui est le Dieu de l'épouse. C'est le Dieu vivant, c'est le Dieu des Élis, c'est le Dieu qui nous a appelés, c'est le Dieu qui nous révèle son mystère. Il est le même. Son mystère, on ne le reçoit pas par hasard. C'est selon la prédestination. Ububwiro ntitubuhabwa kubera tombora, cyangwa ngo babanze bavuge ngo uyu nguyu aritonda, uyu nguyu afite uburere, uyu nguyu iwabo barasenga cyane. Oya, ububwiro wa Munyasamariyakazi wagize abagabo 5 n'uwo bari hamwe atari uwe, wabaga munsi y'icyondo, wari uhindanye, ufite imibereho mibi. Munsi y'icyo cyondo hari akabuto k'Imana. Mu gihe bagira ikiganiro hahita haba contact, icyo bita guhuza. Mu gihe intore igeze imbere y'ijambo, imbuto iri muri yo iranyeganyega, hakabaho kubungirana, l'attraction, hakabaho rukuruzi. Ntabwo ari ibintu by'ubwenge, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo reka ndebe, ngo ndareba mu bantu bagerageza kwitonda, mu bantu bafite imibereho. Oya, Imana umucyo wayo ugenda uhiga imbuto yayo. Niyo mpamvu umugore Mesiya amaze kumubwira imibereho ye yose, atuvuze ukuri, wagize abagabo 5 n'uwo muri hamwe si uwawe. Kuko abagiye baramuga ati genda mpamagarira umugabo wa Teregada. Atuvuze ukuri, amaze kumubwira byose, umugore muri we aravuga ati mbonye ko uri umuhanuzi kandi dutegereje Mesiya, mwami wacu Yesu Kristo. Nta gucisha ibumoso, nta guca iburyo, arahita amwerurira ngo niwe muvugana, wamubonye. Uko niko Imana itarusha abana bayo, ko niko Imana ibumbura ubwiru bwayo imbere y'intore yayo. Ntabwo ari ukuvuga ngo biterwa n'imibereho umuntu yari arimo. Zakayo yari umujura, Munyasamariyakazi yari umugore ufite imibereho igayitse w'indaya, ufite umugabo wese abonye atoraguye ku nzira ngo arebe ko bucya, ariko muri we hasi mu bugingo, mu migambi y'Imana
hari icyo Imana imutekerezaho. Wowe ufite uko umufata, ariko Imana yo ifite uko umufata. N'ubu bwiru rero bwagenewe ab'Imana yakunze. Nge ntubambaze, ariko Imana irabazi. Icyo yisaba ni ukumvira ijambo wese Imana imuha umugabane we. Sinjye uguha umugabane, si umuvuga ngo tumuguha umugabane. Imana ifite umugabane yageneye buri wese. Mwami Imana ihimbazwe. Kumenya ubu bwiru niko kumenya ubwenge bwuzuye. Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Kugira ngo bamenye ubwiru bw'Imana ariko Kristo. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse. Muri ubwo bwiru niho hahishwe ubutunzi bwose bw'ubwenge et de la connaissance bwo kumenya no kumenya. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Mbivuze kugira ngo hatagira ubashukisha imvugo isheshya, imvugo iryarya, imvugo ibesha idafite ikiyirimo. Niyo mpamvu bene izo mvugo ntizatunga abana b'Imana. Niyo mpamvu dushimira Imana yatwishuriye mu ijambo ryayo. Ntabwo abana b'Imana bakeneye imvugo zo gusheshya z'amashengo, imvugo zo kubesha, imvugo zo korohereza abantu. Ijambo ry'Imana ni umucyo. Iyo umucyo watse mwijima urahunga. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ukuri gutangwa mu mwimerere wako, kandi nta wundi wabishobora uretse Umwuka Wera. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa be ati mujye i Yerusalemu mutazajya kuvuga amakuru. Bavuga ubutumwa si abanyamakuru, ni abahamiriza ijambo ry'Imana buzuye Umwuka Wera. Iyo batagiye i Yerusalemu ngo bategereze Pentecote, bari kuba bari abajournaliste, bari kuba ari abanyamakuru bavuga amateka y'ibya Yesu. Bavuga ati ntabwo ari mwe mumpamiriza, ndihamiriza. Uko yihamirije mu nzira igiye Emawusi, uko yabwiye Pilato ngo naravutse nza mu isi kugira ngo je suis né et venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Icyanzanye mu isi ni ukugira ngo mpamirize ukuri. Niyo mpamvu yagomba kubanza akazamuka kugira ngo agaruke ace mu itorero yihamirize. N'ubu nta muntu wahamiriza Kristo atabihawe n'Umwuka Wera. Iyo atababuza kujya, iyo atababuza guhita bagenda ngo batangire kuvuga aya une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Muzahabwa imbaraga, Umwuka Wera nabazaho. Et vous serez mes témoins. Mumbere abahamya à partir de Jérusalem, kuva Yerusalemu, de Judée et Yudaya, de la Samarie ni Samaria, et jusqu'aux extrémités de la terre. No kugeza ku mpera z'isi. Ariko ikibanza ni ukuzura izo mbaraga, kandi kuzura izo mbaraga ni Kristo wamanutse muri bo aza kwihamiriza. Niyo mpamvu byanditswe bivuga ngo nta wavuga yuko Yesu ari Kristo atabihawe n'Umwuka Wera. Niko bimeze, niko bimeze. Nta n'umwe wavuga abivuze yaba bivuze nk'umunyamakuru. Ariko turashimira Imana ubwo guhishurirwa bene data ba mbere bahawe. Izo mbaraga intumwa za mbere zahawe ntabwo zarangiriye aho. Igihe cyose itorero ry'Imana rikiri ku isi, Kristo arakihishura, ububwiru bw'Imana buracyagaragarizwa ab'Imana yabugeneye. Umurongo wa 8 au verset 8, Colossiens chapitre 2 verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. C'est un avertissement. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Turebe mu Kinyarwanda, Kolosayi 2 murongo wa 8. Mwirinde, prenez garde, mwirinde. Ibyo, mwirinde. Hatagira umuntu banyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa
bikurikiza imihango y'abantu. Que personne ne fasse de vous sa proie, hatagira ubagira umunyago par la philosophie, akoresheje ubwenge bw'abantu. La philosophie, hatagira umuntu wanyagisha ubwenge bw'abantu. Philosophie n'ubwenge bw'abantu. Révélation, la révélation, c'est la sagesse de Dieu. La philosophie, c'est l'intelligence humaine. Hatagira umuntu ahangaha mu bihe turimo birakomeye, kuko sinibaza ko mu mashuri y'iyobokamana umuyoboro wo guhishurirwa ari wo wigisha. Amasomo abantu biga bagahabwa ibizamini. Abize murabizi, murumva ko habamo no gukopera, bagakorera amanota, bagahabwa impamyabumenyi. Ibi ngibi n'undi muyoboro w'ubwenge bw'abantu. Ariko ijambo tangazo umwami wacu Yesu Kristo yatangaje muri Matayo 16 umurongo wa 18, avuga ngo nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora. Ku murongo wa 17 yaramaze kuvuga ngo si inyama n'amaraso bibikubwiye, ni data uri mu ijuru. Ku murongo wa 16 Petero yaramaze kuvuga ngo uri Kristo Yesu umwana w'Imana nzima. Amaze guhishurirwa, Yesu ahita atangaza ngo aho niho imbaraga z'itorero ryanjye riri, nzaryubaka kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Tu es Pierre, mais sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Noneho ibi ngibi by'ubwenge bw'abantu bya filozofiya Paulo yabivugaga abizi, kuko yize teolojiya ku birenge bya Gamaliyeli. Ariko mu gihe yajyaga i Damasiko, twarabibonye mu byakozwe mu gice cya 9, akabona wa mucyo, agahishurirwa, bakamuyobora muri eglise kwa Ananiya, bakamubwira Ananiya icyari mu marire. Iyo Mana yamwiyeretse ikabwira Ananiya aho Paulo aho Petero ari, ati genda mu muhanda witwa ugororotse, bakamubwira n'urugo ajyamo, aturahasanga witwa Paulo w'Itarusi. Yarimo gusenga, abona witwa Ananiya amusengera. Ibyo ni byabaye, ntabwo ari imigani y'abakecuru. Uyu Paulo yarazi neza filozofi icyo ari cyo n'ubwenge bw'abantu ukuntu bwigisha iyobokamana. Niyo mpamvu yabwiye itorero ati ibyo mubyirinde. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Bakolosayi 2:8. Mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa, bikurikiza imihango y'abantu, s'appuyant sur la tradition des hommes et non sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi y'abantu, ariko bidakurikiza Kristo. Itorero ry'Imana ntiryubatse ku migani. Itorero ry'Imana ntiryubatse ku by'abantu bya kera habayeho. Itorero ry'Imana ntibyubatse kuri narose. Oya, itorero ry'Imana nzima, umugeni wa Yesu Kristo, wubatse ku guhishurirwa no kumenya ubwiru bw'Imana ari bwo Kristo. Umurongo wa 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car en lui, il faut comprendre que c'est en Christ. Au verset 8, il est écrit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Et au verset 9, quand en lui
habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mu Kinyarwanda murongo wa 8, mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu iyo bahawe n'abasogokuruzaho akarande, kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi bidakurikiza Kristo. Murongo wa 9, nyamara muri we niho hari ukuzura k'ubumana kose mu buryo bw'umubiri. Ubu ni bwo bwiru bw'Imana. Muri Yesu Kristo niho hari ukuzura kose k'ubumana mu buryo bw'umubiri. Inyigisho zose zishingiye ku mico y'abantu, ku migenzereze y'abantu, ibyo bikwiriye kwigishwa mu zindi gahunda, ariko ku byerekeye kwizera Imana, ku byerekeye kuyobora itorero, ku byerekeye kwizera kw'abana b'Imana, imico inyuranye y'abatuye isi nta mwanya ifite muri uku kwizera. Itorero ry'Imana riyoborwa n'umucyo w'ijambo mu muyoboro wo guhishurirwa. Ariko si byo bizagenda gute? Bizagenda gute se? Wiyeretse wa Musamariyakazi, wiyeretse Natanayeli, wiyeretse Zakayo, wiyeretse Sawuli, wiyeretse bene data batubanjirije, uwatwiyeretse ni uzi uko yubaka itorero rye. Nta yandi mayeri yo gushakisha abayoboke ubakururisha imvugo philosophique, imvugo z'ubwenge bw'abantu zikurura ubwonko n'amayeri yo kugira ngo abantu bakubere abayoboke. Ibyo ntabwo byubaka itorero ry'Imana. Itorero ry'Imana ryubatse ku guhishurirwa. Umwami Imana aduhane umugisha. Niyo mpamvu twarabibonye mu Bakorinto ba 2 igice cya 4 umurongo wa 5 ngo ntabwo twibwirizwa twebwe ubwacu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Christ le Seigneur que nous prêchons. Ntabwo twibwiriza ubwacu. C'est dans l'épître 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5. Nous avons lu ce verset la fois passée. Bakorinto ba 2 igice cya 4 umurongo wa 5. Ntabwo twibwiriza ubwacu, tubwiriza Yesu Kristo. Mwuka Wera yabigarutseho ko aho Kristo abwirizwa ijambo ry'Imana rirakomera. Aho Kristo abwiriza guhishurirwa guhabwa intebe. Aho Kristo abwirizwa ijambo ry'Imana rihabwa intebe. Aho Kristo atabwirizwa, ahatari uguhishurirwa, ahatari ububwiro bw'Imana, abantu bakurikira abantu bakagira ingoma zabo, abantu bagakomera. Nigeze kumva aka audio kumuvuga butumwa ufite itorero ayobora, wenda banyumva, hari n'abandi bakumvise, sinshaka kumuvuga, ariko aravuga ngo mu gihe ugiye imbere kuri share ku ruhimbi ukabwiriza ntuvuge jewe. Uwo mugabo niko yavugaga ngo ntuvuge, nzakumanura mwirukane nutavuga izina ryanjye, ngo nijye hano nijye utegeka, nutamvuga ninjye waguhaye urwo ruhimbi. Ukaza uvuga Imana ishimwe, ngo iyo Mana, mbere yo kuvuga iyo Mana banza uvuge jewe. Numvise iyo audio sesa urumeza iri ku mbuga nkoranyambaga, nubwo nashatse kumuvuga nta banga ririmo, wabishaka wese ashobora kubibona. Abantu bakavuga ngo amen, abantu bagakoma amashyi ibihumbi bamuri imbere, ngo umuntu najya imbere ntamvuge, ari igiyobora itorero, ari iginyura itorero, ngo ntabwo tuzumvikana. Ni njyewe hano, ni njye washinze, ariko umwami wacu Yesu Kristo umukwe uhamagara umugeni
we yaravuze ngo zubaka itorero ryanjye. Ntabwo ari itorero ry'abapasiteri, ntabwo ari itorero ry'abantu, ni iry'ubwe. Ndagira ngo ntangariza abanyumva ko wavuze iryo jambo muri Matayo 16 murongo wa 18, muzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Ibyo biri nk'uko byanditswe mu Baheburayo 13:8 ngo Yesu Kristo ko yarari n'ubu niko ari kandi niko azahora. Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nagira ngo mbwira abanyumva ko uwavuze iryo jambo n'ubu aracyarivuga. Niwe wubaka itorero rye. Umugeni wa Yesu Kristo ntagaragiye abantu, umugeni wa Yesu Kristo ntagurikiye abantu, umugeni wa Yesu Kristo akurikiye Yesu Kristo kuko yamuhishuriwe. Uwiteka aduhane umugisha. Nibyo niyo mpamvu igikenewe si uko abantu bamenyekana, igikenewe ni uko ubuhamya bwa Kristo ari bwo bukomera. Ntabwo dushaka abantu ari bo bakomera. Ubuhamya bw'ijambo, ubuhamya bwa Kristo ari bwo bugenda bukomera mu bana b'Imana. Ibyo twarayibona mu Bakorino ba mbere igice cya mbere mu wa 5 no 6. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 5 à 6. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 5 à 6. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Car, c'est le verset 5, 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 5. Car en lui, vous avez été comblés. Kuko muriwe, mukomble, muriwe mwaratungishijwe de toutes les richesses n'ubutunzi bwose qui concerne la parole bujyanye n'ijambo. Iri jambo ni ry'Imana, ntabwo ari rya Paulo. Et la connaissance. Alléluia. Car en lui vous avez été comblés. Reka numve mu Kinyarwanda uko bavuga. Korino ba mbere cyo cya mbere murongo wa 5. Kuko muri byose mwatungishijwe muri we, mu byo muvuga byose no mu bwenge bwose. Jamais ntabwo ari byo basobanuye nabi. Car lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Ariko abangaba baravuze ngo kuko muri byose mwatungiwe muri we. Aya reka twikomereza ahangaha. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses. Kuko muri we mwahagijwe. Être comblé ni uguhabwa ibintu byuzuye. Muri we mwaratungishijwe muhabwa ubutunzi bwose. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Kuko muri we mwarahagijwe, mwarujurijwe, mwaratungishijwe ubutunzi bwose bujyanye n'ijambo no kumenya. Nkaba ngize gutya umwana w'Imana ufite ijambo ryose, wahawe guhishurirwa, ufite amasezerano y'Imana, n'umukire n'umutunzi. Reka dukoresha imvugo y'Ikinyarwanda, n'umuherwe. Muri we mwarakunga. En lui vous avez été comblés. Muri we mwarakungahajwe. Voilà. Car en lui vous avez été comblés. Muri we mwarakungahajwe de toutes les richesses. Muhabwa ubutunzi bwose qui concerne la parole et la connaissance. Bujyanye n'ijambo no kumenya. Ibi turabishimira Imana. Au verset 6. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi en vous. Katwongere twigore twumve Abakorino ba mbere 1:6 icyo baha mu Kinyarwanda bavuga. Kuko ubuhamya twahamije Kristo bwakomerejwe muri we, muri mwe. Kuko ubuhamya twahamirije Kristo bwakomerejwe muri mwe.
Le témoignage de Christ ayant été solidement fondé en vous. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Le témoignage. Guamia kwa Christ. Le témoignage de Christ. Guamia kwa Christ. Ayant été solidement établi parmi vous. Kukaba kwarashinze imizi hagati yanyu. Niyo mpamvu muri abakungu mwakungahajwe n'ubwenge n'ubutunzi bwose bujyanye n'ijambo no kumenya, kuko ubuhamya bwa Kristo bwakomejwe hagati yanyu, atari kubwiriza abantu, atari kogeza abantu, atari inkundarubyino zikurikiye abantu. Impamvu muri abakire mukaba muri abakungu mu bijyanye n'ijambo no kumenya, nuko ubuhamya bwa Kristo bwashinze imizi hagati yanyu, atari ukogeza abavugabutumwa, atari ukogeza abapasiteri, atari ukuririmba abantu, ariko ari ugushyiraho solidement fondé, ari ugushinga ubuhamya bwa Kristo. Nirwo rufatiro rw'abana b'Imana, nirwo rufatiro rw'itorero ry'Imana hagati y'abera. Mu iteraniro ry'abana b'Imana nzima nta muntu ukomeye uhaba, nta bantu bakomeye barabahama, ariko ikihaba ni ubuhamya. Le témoignage de Christ ayant été solidement fondé en vous. Ubuhamya bwa Kristo nibwo buhabwa intebe. Ubuhamya bw'ijambo nibwo buhabwa umwanya wa mbere. Ijambo ry'ukuri niwe mukwe. Ijambo ry'Imana niwo mucyo. Ijambo ry'Imana nibwo bukire. Niyo mpamvu muri Yohana 3 umuhanuzi Yohana Batista avuga ngo wavuye mu ijuru aruta bose, uwakwiye gukuzwa gengakishwa bugufi, ngo singuye no gupfundura. Aho ni muri Yohana 2 n'imishumi y'inkweto ze. Mugende babatirisha amazi, ariko we azababatirisha umwuka wera. Nta muntu n'umwe, nta muvugabutumwa n'umwe ubatiza uwizeye mu mwuka, ariko umuvugabutumwa wabwirije habonetse abizera Yesu Kristo abajyana mu mazi, akabafata n'ibiganza bye akababatiza mu mazi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko ubabatiza mu mwuka ninde? N'Imana ubwayo, niyo nyiri itorero. Uriya uguha umwuka wera niwe uguhishurira ijambo, niwe mukwe, niwe ukwiye kwizerwa, niwe ukwiye guhabwa intebe n'umwanya wa mbere, abandi bose bakajya inyuma. Le témoignage de Christ ayant été solidement fondé parmi vous. Guhamya kwa Kristo kukaba kwarahawe intebe, kurakomera hagati yanyu. Bene data, namwe bashiki banjye, namwe abantu bose mu nyumba, igituma abantu bahuzagurika nuko usanga abari imbere bagira ngo bamenywe kuruta uko ijambo rimenywa, kandi nawe wabarenganya umuntu atanga icyo afite. Ahari uguhishurirwa abumva ijambo babona Imana, bakizera Imana, bakabona Kristo, Kristo agahabwa umwanya we mu buzima bwabo bwose, akaba ari we bagaragira, akaba ari we bakorera, akaba ari we bahimbaza, akaba ari we bakurikira, akaba ari we bahamiriza. Mwami wacu Yesu Kristo aduhane umugisha. Ni byiza cyane, c'est merveilleux. Là où le témoignage de Christ est solidement fondé, les croyants sont comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance de Dieu. Là où Christ se révèle, là où la révélation de Jésus-Christ se manifeste, les auditeurs de la parole, les croyants, les disciples sont comblés de toutes les richesses de la connaissance de la parole et de la sagesse divine et de la connaissance. Et
ils ne peuvent pas être séduits par la philosophie humaine. Kandi ahari uko gukungahara ko kumenya ijambo n'ubwenge buva ku Mana, ntabwo abantu bashukwa n'amagambo y'abantu na filozofiya ziri mu busa. Nubwo yaba ari agakecuru, nubwo yaba ari agasaza, nubwo yaba ari umwana, umusore cyangwa inkumi, nubwo yaba ari iki, uwahishuriwe ntabwo akuruzwa umugozi w'ubwenge bw'abantu, akurikira Imana yizeye. Turasoma Korinto ba mbere igice cya 3 umurongo wa 4 kugeza kwa 11. Korinto ba mbere igice cya 3 umurongo wa 4 kugeza kwa 11. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 3 du verset 4 au verset 11. C'est par là que nous allons clôturer pour aujourd'hui. Au verset 4, 1 Corinthiens 3. Quand l'un dit, yo hagize umwe uvuga ati, moi je suis de Paul, Dieu nkurikiye Paulo. Un autre dit, undi akavuga ati, moi d'Apollo, yewe nemera Apollo. N'êtes-vous pas des hommes? Ese ntibigaragaza ko muri abantu? Mwumva hatari ubwishurirwa, umuntu yihitiramo uwakurikira. Au verset 5, qu'est-ce donc qu'Apollo? Et qu'est-ce que Paul? Ese Apollo niki? Kandi Paulo niki? Des serviteurs n'abagaragu, par le moyen desquels vous avez cru. Mais Imana yakoresheje kugira ngo mwizere. N'abagaragu, n'abantu b'abagaragu, Imana yakoresheje kugira ngo mwizere. Selon le Seigneur, selon que le Seigneur a donné à chacun. Bitewe n'Imana, Imana yahaye buri wese muri bo. N'abagaragu, nta kindi. Au verset 6, j'ai planté. Oni Paulo, Paulo avuga ngo narabibye. Apollo a arrosé, Apollo aravomerera. Mais Dieu a fait croître. Ariko Imana niyo yakujije. Amen. J'ai planté, narabibye. Apollo a arrosé, Apollo aravomerera. Mais Dieu a fait croître. Ariko Imana niyo yakujije. Iyo mbuto niyikuza itorero, niyikuza ubugingo bwacu. Au verset 7, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. Niyo mpamvu ntabwo ari uwabibye ufite agaciro. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. Niyo mpamvu ntabwo ari uwabibye ufite agaciro, ni celui qui arrose cyangwa se uvomerera. Mais Dieu qui fait croître. Ariko Imana itanga ubugingo igakuza igatuma tubaho, niyo ifite agaciro. Alléluia. Au verset 8, celui qui plante ubiba et celui qui arrose sont égaux. Uwabibye n'uwavomereye barareshya. Bivuze ngo mu itorero ry'Imana nta mpano ihatse izindi, nta mpano iruta izindi. Abafite impano bose bagakoreshwa, bakabwiriza n'abavugishwa cyangwa se n'indi mirimo. Abana b'Imana twese turareshya. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Ubiba n'uvomera barareshya. Et chacun recevra sa propre récompense. Kandi buri wese azabona ingororano ye ubwe. Selon son propre travail. Ashingiwe ku murimo Mana yamukoresheje ubwe. Makamba arahari,
ingororano zirahari, ntituzihabwa n'abantu, buri wese azagororerwa n'Imana ikiranuka kandi itarenganya mu gihe cyayo. Umunsi uraje, ariko hano Kristo, ubuhamya bwa Kristo buhabwa intebe, ubuhamya bw'ijambo buhabwa umwanya, ubuhamya bw'ijambo buhabwa agaciro, abantu bose baba basanzwe, Kristo abe umunyacyubahiro, ayobore ihanga rye. Verset 9. Car nous sommes des ouvriers avec Dieu, kuko turi abagaragu bakorana n'Imana. Vous êtes le champ de Dieu, mwebwe muri umurima w'Imana, l'édifice de Dieu, inzu yayo. Pawulo arabwira itorero ry'Imana, twe turi abakozi mu murima, turi abakozi mu rugo, ariko mwebwe muri uwo murima ni bwebwe, urwo rugo ni mwe gikorwa cy'Imana. Au verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, kubw'ubuntu bw'Imana nawe, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, nashizeho urufatiro nk'umwubatsi w'umuhanga, et un autre a bâti dessus, undi yubaka hejuru. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Buri muntu wese yitondere uburyo yubaka kuri urwo rufatiro. Mu rwibuke ni rwa rundi Yesu yavuze ngo nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, ko guhishurirwa. Buri muntu wese wahishuriwe akabona Kristo, amenye uko yubaka, ariko ntiyubaka kuwamuhamirije, ntiyubaka kuwamubwirije ubutumwa, yubaka kuri urwo rufatiro ari rwo Kristo. Dusoza kuri verset 11. Car, kuko, personne ne peut poser un autre fondement. Nta muntu n'umwe wemerewe gushyiraho urundi rufatiro que celui qui a été posé, virgule, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Car, kuko, personne ne peut poser un autre fondement. Nta wundi wemerewe kugira urundi rufatiro azana que celui qui a été posé, uretse urwashyizweho rimwe na rizima, savoir Jésus-Christ. Urufatiro itorero ry'Imana ryubatseho ni Yesu Kristo, nta wundi wazana urundi rufatiro. Niyo mpamvu mu itorero ry'Imana nzima nta bakurikiye Pawulo bahari. Niba hari n'abavuga yuko bakurikiye Pawulo, abo ni bari mu mugeni. Mu itorero ry'Imana nzima nta bakurikiye Apolo bahari. Mu itorero ry'Imana nzima, mu mugeni wa Yesu Kristo, abana b'Imana bakurikiye Kristo mu ijambo rye, nirwo rufatiro rwo kwizera kwacu, nibwo bwiru bw'Imana n'ubutunzi bukomeye. Uwiteka ahimbazwe kandi yongera umugisha ku ijambo tumaze kumva. Nkaba nsabira buri wese wakiriye iri jambo n'umutima ukunze, ngo Imana imuhe gusenderezwaho ubwenge bwose no kumenya, kugira ngo akungahazwe mu by'ijambo n'ubwenge bw'ijuru, nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye. Uwiteka aduhane umugisha. Turasenga. Mwami wacu Yesu Kristo, mukiza w'ubuntu n'imbabazi, ndagushimiye n'umutima wanjye wose. Mwami, turi abantu, ariko wowe uri Imana. Bagaragoye bariho, ariko Mwami wowe ni wowe Mana, itorero ryawe rikurikira. Niwe wishura mu ijambo ryawe. Ububwiru ni umutungo ukomeye. Ababufite bafite ubukungu buticuzwa. Niyo mpamvu ngihagaze hano ngusabye kugira ngo ukomeze kwishurira abana bawe. Ijambo ryawe rye kutubera risanzwe, ahubwo ubwawe udumuye amaso udufashe kugira ngo ritubere ubutunzi bukomeye, riturutire byose. Abana bawe bumvise iri jambo aho bari bose, ubahe umugisha. Buri wese umuhe umugabane we
mwami utwibutse ko si n'ijuru bizashira ariko ijambo ryawe rizahoraho iteka ryose. Nibwo butunzi nyabutunzi, niwo mugabane uticuzwa mwami, nk'uko wabibwiye Marita uti Marita Marita urirushya muri byinshi, ariko Mariya uri ku birenge byanjye yakira ijambo ryanjye, niwe wabonye umugabane mwiza, umugabane uticuzwa, umugabane uzahoraho. Uduhe mwami umugabane wacu mu gitondo cy'uyu munsi, umugabane uturutira byose. Nkaba ngushimiye ngusaba ngo n'ubutaha uzadukingurire umuryango, uduha akanya kumva ijambo ryawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Uwiteka aho umugisha abakiriye iri jambo mwese, amen. Nawe ubutaha.